myaka yawe ntari buvuge cyangwa ntari bukubaze, si ngombwa, ni ikihe gitangaza cyakubayeho udateze kwibagirwa? Igitangaza ikinyamakuru cya Vision, imodoka nicaramo turahaguruka turagenda. Icyo gihe byari 9/4 mu kwezi kwa 9, twageze ku mupaka wa Gatoyi niho gihe nanyuze. Nyine umusirikare arambaza Icyongereza, ugiye? Ndamubwira ngo ngiye Kigali. Kigali gukora iki? Ndamubwira ntacyo, ndataje. Umunyakenya ataha ate mu Rwanda? Ndamubwira ntabwo ndi umunyakenya, ndi umunyarwanda. Ego tujyana twegera n'umusozo, minota ndabona isa naho tujyana tugeze mu kandi gace. Nanone iki kiganiro nashizemo utuntu n'utundi. Iyo tuvuga cyangwa tuganira kuri ibi bintu biba bisaba ngo ube concentré cyangwa se nyine focusing. Hanyuma rero utuntu n'utundi two ni relax, no kwirekura, nta kantu gato nkwibariza ukavugaho gakeya. Ego ku myaka yawe ntari buvuge cyangwa ntari bukubaze, si ngombwa, ni ikihe gitangaza cyakubayeho udateze kwibagirwa? Igitangaza nkunda kuvuga yuko ubuzima bwanjye bwose ni igitangaza. Ubuzima bwanjye bwose buzuyemo ibitangaza byinshi, ariko sinavuga byose uwo munsi ngo birangize. Navuga kamwe wenda bitemo mvuge ukuntu naje mu Rwanda. Njye nakuriye muri Kenya, ura nta babyeyi, kubera ko nakuriye mu kigo cy'imfubyi, sinjya ntinya kubivuga. Mu banyamahanga ijana ku ijana, ndi kumwe na mukuru wanjye dukurikirana. Aho nafatiye icyemezo cyo kuvuga ngo nze mu Rwanda, nta muntu nari mfite, nta muntu nari nzi. Nafashe iki cyemezo gusa, mfata akabaga nshyiramo ubutishati bubiri n'agapantaro kanjye ka jinsi, navuga ngiye mu Rwanda. Mfata icyangombwa cy'abanyakenya cya resepase, kubera ko nicyo nashuguritse, kubera ko ngiye muri Kenya nari mfite ibyangombwa bindanga ko ndi impunzi y'umunyarwanda, ariko ntazi u Rwanda, ntazi n'abanyarwanda, ariko nari nzi gusa ko ndi umunyarwanda. Ubwo bampaye ibyo ngibyo nibyo nari mfite, ariko nshugurika icyangombwa cyo muri Kenya ndazi. Ngera Kampala mfite ubwoba bwinshi, nibaza se biragenda gute? Ngura ikinyamakuru mbaza gutinda, nageze Kampala nka 4 mu gitondo, ndatinda ndimo kwibaza ibi bintu bivemo mbi, ariko ndiyemeza navuga ndi umugabo. 8 aho ngaho gutyo mfata imodoka, ikinyamakuru cya Vision, imodoka nicaramo turahaguruka turagenda. Icyo gihe byari 9/4 mu kwezi kwa 9. Twageze ku mupaka wa Gatoyi niho gihe nanyuze. Noneho icyo gihe abantu bavaga mu modoka, ubwo tugeze mu Rwanda nyine ku mupaka wo mu Rwanda, wavaga mu modoka mukajya ku murongo, umushoferi na konveri bakajyana ibyangombwa byanyu. Noneho mukinjira umuntu umwe bamugenzura, bamurekura gutyo. Ubwo gihe nabaye wa nyuma, kubera ko numvaga uko bimeze kose hari bube ikibazo. Mba wa nyuma, ndahagera, mpageze nyine nsanga icyangombwa bakibonye, ndi umunyakenya, kubera ko byavugaga ko ndi umunyakenya. N'amazina nakoreshaga amazina asa nkaho so barambaza, navugaga Icyongereza n'igiswahili gusa, ntabwo nari nzi Ikinyarwanda. Ubwo icyo gihe wari ufite imyaka? Nari mfite 32. Waje uri mukuru? Nari mfite umugore n'umwana. Mfite umugore n'umwana. Ubwo njye natekerezaga ko wavuye muri orphanage aho ngaho ukaza ukiri umwana. Ni 9. Orphan nayivuye, twayivagaho umuntu afite imyaka 18. Byabaga ari itegeko imyaka 18, akakubwira umuryango nguriya, nkuko uva muri prison. Ukagenda utazi ngo ugiye,
ntabwo twabaga tuzi ngo ugiye hehe, nta bundi bufasha baguhaga, byabaga birangiye nyine ukagenda. Story nayiciye icyo gihe wari uzanye n'umugore n'umwana? Icyo gihe nari mfite umugore n'umwana. Mwari muzanye? Oya, umugore n'umwana nari nabasize, nari navuye muri Kenya za 90 kangahe njya i Burayi ho gatoya, none niho nari nabasize genza mu Rwanda. Okay, nuko ugera muri immigration. Zo tugera aho ngaho nyine umusirikare arambaza Icyongereza, ugiye? Ndamubwira ngo ngiye Kigali. Kigali gukora iki? Ndamubwira ntacyo, ndataje. Umunyakenya ataha ate mu Rwanda? Ndamubwira ntabwo ndi umunyakenya, ndi umunyarwanda. None impaka zitangirira aho ngaho. Habaye impaka ndende, namaze nk'isaha. Habaye impaka ndende kugira ngo banyumvisha ko none byageza n'abandi basirikare bose baza kubera izo mpaka zabaye. Noneho bumvisha ukuntu ndi umunyarwanda, bakambwira se umunyarwanda gute utazi n'ikinyarwanda? Turabona n'amazina, urumva ko nitwa Muhire. Ariko muri Kenya ntabwo nari nzi ko ari Muhire, banyitaga Muhile. Muhile bashyiraho L. Ubwo rero niyo John yo ikaguma ari John. Ibibazo birebire, ariko bigeze ahantu nyine amahirwe nsanga yabayeho muri Kenya. Agera ahantu nawe arahishura, ambwira ko nawe yabaye muri Kenya. Muri Kenya henye arahambwira asanga ndahazi, no tubijyamo sasa igiswahili. Biki ageze ahantu n'uburakari bwinshi n'ibiki byose, afata cya gipapuro aragica, ariko akuramo foto. Bambwira iyi ni foto yawe, ariko iki ngiki ni cy'Abanyakenya, kandi uvuze ko uri umunyarwanda, ntabwo nakubuza uburenganzira ku gihugu cyanyu. Injira mu gihugu cyawe, ariko tuzareba ukuntu uzagisohokamo. Nzagisohokamo nk'abandi bose. Ubwo bibaye 2:00 z'ijoro. Noneho nsanga mu modoka nyine bose bahiye ubwoba, bumva ko twageraga ahantu none tukavuga nkanavugira hejuru. Bumvaga ni nk'aho isaha n'isaha bashobora no kundasa cyangwa ibintu nk'ibyo. Bumva ibyo ukuntu byabaga ari ibintu biteye n'ubwoba, byabaga bigoye. noneho njya mu modoka. Ninjiye mu modoka, hari umusaza wari uhicaye, nsanga ari gusoma ikinyamakuru nari navuze cya New Vision, asomera kuri ka gatara mu modoka. None mbijyamo mu mutwe vuba, umuntu uzi gusoma Icyongereza buriya azi no kukivuga. So mukubita Icyongereza, ndamubwira wamfasha kuvunjisha amafaranga kugira ngo mbone amanyarwanda. None nawe biramushimisha, noneho arabinkorera vuba vuba, ariko noneho bimuha uburenganzira n'ubwo bwo kugenda mbaza. Imodoka yose bacecetse, twavuye Gatuna, nta wundi muntu uvuga. Ntabwo ari umuntu udasanzwe wahangaye abasirikari. Abasirikari iyo minsi babaga bateye ubwoba. Uzi 94 babaga bambaye amasasu nkangahe hano na hehe, imikandara yose yabaga ari amasasu na za grenade n'ibiki byose n'imbunda. Nari narabibonaho njye mu buzima bwanjye bwose. Noneho ubwo gukora kw'Imana, noneho mugabo aranganiriza, arambaza ko yumvishije wagira ikibazo twari twumvaga hariya hari n'umwe wenda bashobora no kukurasa. Yumvise bavuga ngo ntabwo uri umunyarwanda. Ndabwari kugenda mu Rwanda. Noneho nkamusobanura gake gake, ndavuga umunyarwanda ariko sinabanye n'abanyarwanda. Ndambwira none se ubu ngubu ugiye? Ndamubwira ngiye Kigali kwandise. Hari umuntu uzi iyo ntawe? Inshuti se abantu mwiganye ntawe? Nta muvandimwe, nta nshuti, nta muntu uzi Kigali. Ariko mu Rwanda ahandi hantu hari abantu uzi ntawe. Famiye yawe se? Famiye nta bantu uzi. Ku ruhande rwa mama wawe ntawe, wa papa wawe ntawe. None se amasaha ko turi bugereho nka 5:00 urararaye? Ndamubwira muri lodge. Yewe nageze Kigali mu kwezi kwa 7,
nkoramo ka bizinesi ubu ndacuruza, mvuye kurangura utuntu, mfite ka resitora. Kigali nta logi zihaba, igihugu cyarasenyutse cyane, kandi koko cyari gisenyutse pe. ndamubwira rero niba bimeze kuriya nta kibazo, ndi bushakisha ahantu hari sitasiyo ya polisi cyangwa y'abasirikare basaba icumbi, ntabwo banyuma icumbi. Umusaza aranyikundira, aho niho igitangaza gitangiye. Umusaza aranyikundira, arambwira ngo nakwikundiye, nari nkiri muto arambwira ndagucumbikira iri joro, gitondo nibucya ugende wishakire ubuzima bwawe. Numva nshimye Imana. Arambwira nanjye ndi ahantu mu mujyi, nabohoje inzu si iyanjye, ariko niho nkorera. Nshimye Imana. Turakomeza turaza tugera ku Muhima hariya, urabona ya mazu ku Muhima aho bagira za nani za spare parts, y'amaduka spare parts, inzu ibanza uvuye Nyabugogo, ka etaje, kanzu ka etaje aho ngaho. Turaza ndahagera kuwa gatandatu nijoro, ku cyumweru ndahaba mu nzu. Noneho kwa mbere manutse, kubera ko nararaga icyumba cyanjye cyari hejuru, manutse kuza gufata breakfast, arandeba arampamagara arambwira rero wa mwana ntugire ubwoba bose, urabona aba basirikare bose ubona habaga hari umusirikare n'undi, habaga ari benshi, amasasu iki byose. None ngiye nkatiwe by'ukuri, nari narabona, numvaga ni nkaho isaha n'isaha hashobora kubaho intambara, bakarasana n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibaza se hano ubuse n'inshuti ni uwuhe, aduyi ni uwuhe? Njyewe numvaga ni nkaho, arambwira reka aba bose ni abana bacu, aduyi ari kure hafi y'umupaka iyo ngiyo, wisanzure rwose, ugendagende mu mujyi nta kibazo. Nka saa yine ndavuga reka ntembere, n'ubundi turi mu mujyi, kandambureho amaguru ngende ndebe. Turagenda iduka rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, numva umuntu arampamagaye ngo John. Hari ni nkaho ari ijuru ryakingutse, ni nkaho ari Imana irimo kumpamagara. Uzi mu gihugu kuri ukumva ahantu ugeze bwa mbere, numva ndatangaye, ndebye mbona ni umusaza wakoraga muri kampani imwe bita Impana ya spare parts i Bugande, ariko yakundaga kuza Nairobi, ari inshuti ya famiye kuri sister wanjye mukuru. Nuko yaranzi, yaratuzi kuva kera. Arebye arishima, arambwira kumwe na sister ye, arambwira wapi ndigenyine, kumwe na gahenda se brother wanjye wo muri cye, wapi kumwe nande swazanye nande wizanye. Yahamagara, haje abantu nka 30, atangira kubabwira bwa story, arabwira murabona uyu ni umujyi kwijana kwijana, aka ni akagikuyu, umunyakenya wuzuye, uyu ni umunyakenya wuzuye. Urumva kubona uyu nguyu yaje mu Rwanda, ubu nshatse nkanapfa ubu ngubu ntacyo byaba bintwaye, icyo twarwaniye ku gihugu ngiki tukigezeho. Mbona umujyi kuri nk'uyu nawe yatashe igihugu, ni iki ngiki nta kindi. Urumva noneho hanyuma arambaza, none se uri ubu ko nkubona hano uje ute, uvuye? Arambwira none ncumbitse hano hafi, niho yampaye icumbi, wangiriye neza, n'umugira neza. Buriya abantu beza baracyariho. Buriya Imana ntugire ngo Imana ikorera mu bantu. Iyo tuvuga ngo bamarayika b'Imana ni mu bantu, ibyo nabirebesheje amaso. None arambwira tugende, turajyana, ngo dupfe kwinjira gutya mu iduka, numva babonanye, barahamagaranye, ngo George, undi nawe ngo William, ampaye ngo se aka kana se ngo wowe se uyu mwana. Kumbe baravukana, umwe ni mukuru wundi.
abavandimwe gutya mu nda abavandimwe kuri bo. Mana nyagasani, Urumva? ni igitangaza pe. Ni igitangaza, igitangaza gusa. Ni Imana niyo yafashe, Imana iranzana, Imana irantwikira, Imana ishyira mu maboko y'abantu pe. Urumva? Kubera ko urumva ko noneho buriya niba yari afitemo icyo ashidikanyaho, cyavuye aravuga, noneho ni naho yamereye uburenganzira, arambwira ngo ariko noneho atangira kumubwira ngo ariko aka kana gafitemo isano na kubera ko niho none niho yambwiriye, arambwira rero abo bantu umukuru wanjye yavuze bose ndabazi, we guma hano kugeza aho ugenza kwifatira akaboko ngo ujyane kuri bene mu wanyu. Rwanda. Njye mu Rwanda sindahangayika. None kuva icyo gihe ntiwongeye gusubira Kenya? Ntiwongeye gusubira? Nasubiyeho kubera ko navuye aho ngaho, aho kuri uwo mugiraneza, kandi Imana ikomeze kumuha umugisha aho ari hose. Aracyariho? Simbizi, nta connection nagiranye nawe. Icyo gihe n'amatelefone yari ataraza, iterambere ryari rito. Ariko aho ari hose rwose Imana imuha umugisha. Yangiriye neza pe, yambereye marayika w'Imana. Buriya Imana ikorera mu bantu, ni umuhamya wabyo. Imana ikorera mu bantu. So we yamfashe aho ngaho njyana ku wundi muri famiye, ku ruhande rwa my sister, kubera ko sister wanjye tumusiteri ntabwo duhuye. So we ku ruhande rwa se afite umuryango munini mu Rwanda, nabo nita famiye, iyo famiye mfite. So wanjyanayo mba aho ngaho Kiyovu kuri uwo muntu ibyumweru 2, mbona naho sinafitinga butike n'ibiki byinshi by'icyo gihe. Nawe aramfata, nawe anjyana anzana hano Kimironko kwa nyina. Kimironko niho natangiriye, niho navuga ko natangiriye ubuzima bw'ubunyarwanda. Urumva? Hanyuma nawe noneho yari afite iyi sitasiyo iri hano ku Giporoso. Noneho iyi sitasiyo ya bayitiki muri iyi minsi ni SP, kera bayitaga EPR kera. Aho niko kazi ka mbere nakoze. Buriya akazi ka mbere nakoze mu Rwanda nagakoze kuri iyo sitasiyo 94, ndacyari muri 94. Nagakoze ubwa mbere aho ngaho, akazi k'ubupompisite naragakoze cyane hariya. Nagakoze ngira ngo ukwezi kumwe, amezi 2, hanyuma bamukuraho sitasiyo. Umugabo wari waduhaye akazi, noneho nsubiraho muri Kenya ho gatoya, Disemba yose mfatirayo Christmas muri Kenya, Januari ndongera ndagaruka. Pastor, nyemerera duhinira aka kantu ko numva ari ubuhamya burebure ariko igitangaza cyo twumvisemo ni uburyo wageze mu Rwanda n'uburyo Imana yakuhinduye umunyarwanda. Noneho byo wageze mu Rwanda nta muntu uzi, ariko Imana irampeka, niko nabivuga. Yego. Imana iguha umugisha. Reka tuzabikora ikiganiro, numva ari ubuhamya burebure, ngira ngo dushobora kwicara navuze ngo ubuzima bwanjye bwose ni dushobora kwicara tukabikoramo ikiganiro. Ego, tubari mu tuntu n'utundi. Akanyuma nkubaza kugira ngo tunasoreze ikiganiro hano. Ariko Imana ishimwe yakugaruye mu gihugu kandi ugatuza, ugatunganirwa, inama nyinshi. Niyo mbonye utuntu mu za social media clips ndabohereza, mbona ko kamugirira akamaro. Yego. Ariko mu bintu, umwihariko mu bintu bimwe nkunze kuvuga, nubwo mvuga byinshi, mbwira umwana abe we. Yego. Ntabe nk'undi muntu, ntabe nk'uko abandi
Okay. kiba wowe ba wowe ntiwishushanye n'undi muntu ngo wenda ukora ibintu kugira ngo bakwemere. Habaho icyo bita peer pressure. Abantu baba bashaka kugira ngo bakwemere, kugira ngo ufitinge, wibone muri iyo gurupe. Si ngombwa. Ba wowe, noneho nuba wowe ugakora wowe ibyo wumva, wowe ibyo ukunda, ariko nanone wita kuri bagenzi bawe kugira ngo udakomeretsa abandi, utababaza abandi, just ube ari wowe. Noneho aho uzafitinga mu bameze nkawe, icyo gihe ntuzababara, ego, nta nubwo uzavunika umutima. Ariko nujya mu kwishushanya kugira ngo bakwapurishe, ujye ubona no kuri social muri iyi minsi, bibone no kubivuga kuri social media, ntabwo ari uko nguko ameze arishushanya. none uyu nguyu we yabona batamwapurishiyetinga, yabona likes zitabaye sinzi biki, abantu bariyahura. Aba bana batoya bariyahura. Abatiyahura bicwa na depression. Kubera impamvu ki? Abashaka kugira ngo abe accepted, abashaka kugira ngo akundwe. Urumva? Ariko si ngombwa, si ngombwa ko umuntu agukunda. Ikiganiro hano ndabona mwemerera igenda dushirana. Wakoze cyane.